Muraho neza nshuti bavandimwe duhuriye kuri urubuga rwa Willington Academia. Amahoro, imigisha Uwiteka atanga byomatane namwe ndabigufurije. Umugani tugezeho ni umugani witwa Uwimana zahaye. Uwo ni igice cya kabiri. Habayeho umugabo bucye abyara umwana w'umukobwa amwita Nyankumi. Umukobwa baramurera arakura arasabwa bamushyingira umugabo witwaga Uwimana zahaye. Uwo mukobwa ntiyajyaga ahagaragara yiberaga mu gisabo. Uwimana zahaye yari atunze inka agaturana n'abandi bagabo. Nyankima rero agatira abandi bagabo amatsiko kuko atageraga hanze. Abandi bo bakajya babaza nyine Uwimana zahaye bati umugore wawe abaheye ko atajya agera hanze ngo agaragare ko abacu babona wawe ko tutamubona abaheye. Umunsi umwe rero bajya inama bagurira umutwa wazagende ahagarare ku musozi ahamagara umugore w'Imana zahaye avuga ati imfizi mbese avuga yuko imfizi ya se yishe Uwimana zahaye kandi ko yamutsinze ku nkombe z'uruzi. Umutwa nawe rero amaze kubona ibihembo n'ibyo bamusezeranyaga aragenda ahamagara umugore w'Imana zahaye aramubwira ati imfizi ya se yishe umugabo wawe. Umugore abwira sebukwe ngo najye kureba Uwimana zahaye mbese aho imfizi yamutsinze ku nkombe y'uruzi. Sebukwe aramusubiza ngo najyeyo ari we ujya kureba umugabo we. Nuko baramuheka ngo ajye kureba umugabo we. Ageze ku ruzi asanga umugabo we ari ntacyo aniha. Ati wambeshye iki? Nuko umugore atangira kugenda avuga ngo urebera izuba wanyicishije data atararinyikishijeho ngo arinyirizeho mama atararinyirijeho. Arinda agera imuhira, ageze muhira asanga cya gisabo cyabagamo bagihishe. Nuko ashyira intebe mu rugo asubira kuvuga ati yewe Uwimana zahaye urebera izuba wanyirijeho data atararinyirijeho mama atararinyirijeho yewe Uwimana zahaye. Uko abivuga gutyo intebe ikarigita. Arongera intebe ayitereka ku irembo arahamagara ati yewe Uwimana zahaye urebera izuba wanyirijeho data atararinyirijeho mama atararinyirijeho yewe Uwimana zahaye. Noneho koko ararigita. Sebukwe aratanguranwa amuha ishyo ry'inka na nyirabukwe amuha irindi. Umugore arakunda ku musozi sinjye waherahaye. Umugani inama twakura muri uyu mugani kugira intumbero zihamye. Aba bantu bari bafite amatsiko. Ya matsiko bari bafite bashaka ikintu cyazatuma ashira ariko kandi kikagirira n'umumaro Uwimana zahaye se w'umugore ari we umugabo w'uyu mugore. Bateguye umugambi bawugeraho tugenda uko neza uko babiteguye. Mbese wowe mbese njyewe kakajagari kaba mu ntekerezo zacu, kakajagari kaba mu mishinga yacu, kakajagari kaba mu ntumbero dufite ngo ntari ako katugeza, ntari ako kangeza cyangwa kakugeza. Ni byiza rero gukorera ku ntego. Iyo ufite intego ukoreraho ntacyo utageraho. Inama ya kabiri twakura muri uyu mugani ni ukumenya uko witwara mu gihe cyose uhuriranye n'ibizazane ugashikama ukishakamo ibisubizo. Numvise ko sebukwe yari agiye kubona umukazana ariko numvise ko yamenye uko abyitwaramo akarokora umukazana. Natwe rero nanjye ni uko aho turi twese aho duherereye tujye tumenya uko twitwara mu bibazo duhura nabyo ntibikaze ngo biturushe imbaraga biduhe icyerekezo ari byo. Dushikame rero tube maso. Umugani rero wakusanyije kandi wandikwa na Musenyeri Bigira umwami ku Nyundo usohoka mu mwaka w'1971. Ukaba mwabugezwagaho nanjye Biganza bizira ubwiko Indashyikirwa Rwema rwa Rukeratabaro Inkotanyi n'Urwega rwa Gitinywa. Imbonezamakuza rwa Bishema Muganje w'Indakaya Nyirimigabo Inyundo inyonga abahinzi. Urubimbo rw'ibanze rwa Rutagabe ishema ry'u Rwanda rwabize inkwaya rwabize ibigwi by'abatabazi. Ciao ciao, murakoze.